Mana ndaje imbere yawe n'imitima yanjye ivuye mu rugendo, ntabwo nshaka gusubira inyuma nubwo hantera ubwoba. Nabonye abantu benshi banyanga, abandi banyihakana, abandi banyina ku mubyimba, ariko sinzongera gukomeza kubaho mbabaye kuko ndimo kwitinya. Ndagusabye unsubizemo imbaraga zo kwiyubaka, mbabarire igihe naretse iminsi yanjye igapfa ubusa. Uko wandemye urabizi ko mfite icyo nakora, ngaho mu bushake bwo kugikora, mu butware bwo kuvuga oya kubimbangamira, kandi mu rukundo rwo kwihangana igihe inzira igoranye. Mana sinshaka gukomeza kwiyangiza, ndashaka guhinduka, ndashaka kwikunda, ndashaka kwihesha agaciro. Uhereye umunsi ndiyemeje nzaba umuntu ushoboye kwihagararaho n'isi yose yanyanga mu izina ryawe, amin. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi uzanshimira nyuma. Isomo ry'ubuzima Rwanda Event TV. Wigira ngo uracyafite igihe, wigira ngo abo wita inshuti zawe bazaguhora hafi. Buryo kuri guteye ubwoba, iyo ibyago bikubayeho abantu benshi baraguhunga. Abantu uri musekana nabo none bagufata amafoto, mukaganira, mugaseka, bakagupostinga. Benshi muri bo bazaguhindukirana igihe uzaba ukeneye ubufasha nyabwo. Ibi ntibikagutungure, abo wita inshuti bamwe ni abantu baza gusa igihe ubafitiye umumaro. Ntacyo bikumariye kuba ufite urutonde rwa contact 200 muri telefone yawe, ariko mu bihe bigoye ntihagire n'umwe uguhamagara ngo akubaze uko umeze. Iyo abantu bose bagusize ntabwo biba bivuze ko nta gaciro ugifite. Kenshi Imana ikwigiza hirya si ukubera ko ikwanga, ahubwo ibigushaka wenyine. Iyo usigaye uri wenyine nibwo itangira kukwigisha ibintu abantu batagufasha kumva. Uri wenyine niho uzamenyera gusenga atari amagambo. Uri wenyine niho usiga gukomera no kudategereza indoro y'abandi kugira ngo wumve kuri umuntu. Iyo ubaye uri wenyine nibwo umutima wawe utangira gutera kubw'impamvu nyamukuru. Reka nkwibutse ibintu bitatu ukwiye kumenya uhagaze wenyine. Icyambere, abantu bazakwemera igihe usigaye nta n'umwe utakambira. Iyo udasaba abantu batangira kugutinya, iyo utitotomba batangira kugukunda. Icya kabiri, Imana ikoresha akababaro kugira ngo iguhindure intwari. Iyo umubabaro uje ntukabe nk'umwana wacitse intege, wubaha ayo marira niyo tumuvuka bwa kabiri ukavuka uri intwari. Icya gatatu, imbaraga z'ukuri ntizitangwa n'abantu, zitangwa n'icyemezo cyawe. Fata icyemezo uyu munsi uti nzaba umuntu wiyubashye n'iyi si yansuzugura. Fata icyemezo uyu munsi uti nzabaho nizeye Imana n'iyo abantu banseka. Ibi byose nkubwiye bimenye hakiri kare, kuko uzashiduka ejo nta n'umwe ugufasha akaboko keretse ibyo wigishijwe n'umubabaro. Niba udahagurutse none ejo uzasanga byarakunaniye. Ubu uracyariho ariko si igihe cyo kwirara. Buri munsi ugenda uhomba umwanya, ugenda utakaza amahirwe. Iyo wirirwanye na telefone ureba poste kuri WhatsApp, useka memes bapostinze, ureba ubuzima bw'abandi, ujya kuri TikTok uzamura, byibuze utarebye video n'imwe ikubaka cyane nk'iyo urimo kumva, urimo kwiyubakirira imbere ry'inzozi zawe. Erega abantu bose b'ingenzi wumva, abo wita abahanga, abo wita intwari, bose bafashe icyemezo kimwe. Ese uratekereza ko uzahinduka ute igihe cyose usaba buri wese ngo agufashe? Ese wumva ko Imana izaguhimigisha igihe utagira icyo wikorera? Imana ifashe intambwe yawe, si amagambo yawe. Niba utaratangiye kwizigamira igiceri kimwe, niba utarandika ku rupapuro icyemezo cyawe, uzashiduka uri umuntu ukiri aho yahoze imyaka 10 ishize. Haguruka uyu munsi, nubwo nta n'umwe ukwemera wowe wiyemere, nubwo nta n'umwe uguhamagara ihamagarire, nubwo bose basinziriye wowe kanguka. Si buri wese wagutwara igihe cyawe, hitamo neza abantu. Burya abantu bana nabo uyu munsi niyo shusho y'ahazaza hawe. Niba ukikijwe n'abantu baririmba gusa ibyo babuze, ubura amahoro. Niba ukikijwe n'abantu batavuga iby'ejo hazaza, wowe ubwawe ntuzigera uhinduka uwo wifuza kuba. Nta nshuti mbi kurusha inshuti igusanga iyo wishimye gusa, wagera mu bibazo ikagusiga wacitse intege. Kandi wige kuvuga oya. Oya ku muntu uguhamagarira urwango, oya ku muntu utifuza kutera imbere, oya ku muntu uhora avuga nabi iyo utari kumwe nawe. Kuko igihe cyose utamenya abo bantu ugendana nabo, uzaba ugenda ujya ahantu hatari aho wifuza kugera. Wigira isoni zo guhitamo ubuzima bukwiriye. Hari igihe bazakuvaho, ariko Imana izagushyiriraho abandi beza b'ingirakamaro gusumbya abo wahoze ufite. Reka nkubwire amategeko 3 yo kwiyubaka n'ubu uri wenyine. Vuga ukuri ku byo ugiye gukora. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe ntukabigira ibanga ku mutima. Vuga uti guhera uyu munsi ngiye guhinduka. Iri jambo rituma utekereza ku byo ugiye gukora, rikanagukangura burundu. Icya kabiri, fata igihe cy'akarengane ukigira igihe cyo kubaka. Igihe wababaye aho kugira ngo urire gusa, fata ikaramu wandike. Kubabara ni isoko y'imbaraga niba uzi kuyibyaza umusaruro. Abantu benshi bafite ubuhanga ariko ntibagira akababaro ko kubakangura. Icya gatatu, sohoka mu bantu batakwemera, ushikame nk'utagira ugushyigikira. Wemere kwicara mu tsinda riguseka, rigucecekesha, rigutesha umutwe. Wemere
kuba wenyine igihe gito, ariko urwane kugira ubuzima buzima igihe kirekire. Reka nkwigishe isengesho ryo kwiyemeza no guhinduka no kugira icyo ugeraho. Niba ugeze hano ndabizi neza hari ibintu bikurya umutima, hari icyari cyaraguciye intege, ariko noneho igihe kirageze cyo kugira icyo uvuga. Ureke kuba igicucu cy'inzozi zawe, uba umuntu wazo. Reka uyu munsi tuvuge iri sengesho ritari iry'amagambo gusa, ahubwo ribe iryawe ry'impinduka. Mana, ndaje imbere yawe n'imitima yanjye ivuye mu rugendo. Ntabwo nshaka gusubira inyuma nubwo hantera ubwoba. Nabonye abantu benshi banyanga, abandi banyihakana, abandi banyina ku mubyimba. Ariko sinzongera gukomeza kubaho mbabaye kuko ndimo kwitinya. Ndagusabye unsubizemo imbaraga zo kwiyubaka. Mbabarire igihe naretse iminsi yanjye igapfa ubusa. Uko wandemye urabizi ko mfite icyo nakora. Ngaho mu bushake bwo kugikora, mu butware bwo kuvuga oya kubimbangamira, kandi mu rukundo rwo kwihangana igihe inzira igoranye. Mana, sinshaka gukomeza kwiyangiza, ndashaka guhinduka, ndashaka kwikunda, ndashaka kwihesha agaciro. Uhereye umunsi ndiyemeje nzaba umuntu ushoboye kwihagararaho n'isi yose yanyanga mu izina ryawe, amina. Nyuma y'isengesho no kwiyemeza ntukaguma aho uri, tangira gutambuka. Impinduka ntizizana n'amarira gusa, zizana n'ibikorwa bito uko umunsi uje. Dore intambwe 5 zoroshye ariko zikomeye zatuma utangira inzira yo guhinduka. Icya mbere, andika icyo ushaka kuba. Ntugakomeze kubaho utekereza gusa ngo nzaba umuntu mwiza, nzaba umukire, nzagira amahoro. Ibyo byose bigira imbaraga ari uko ubishyize ku mpapuro. Wanditse nzubaka ubuzima bwanjye, nziga umwuga, nzagira amafaranga, nzagira agaciro. Ubu bw'iyi si kigomba kukubakira. Icya kabiri, jya hatuma utekereza neza. Ese ujya aho abantu baririra abandi cyangwa ujya aho bavuga ibyubaka? Ese igihe cyawe ugishyira mu biganiro bifite icyerekezo cyangwa mu mishinga y'ubusa? Impanuka nyinshi si iz'amagare, ahubwo ni iz'ibitekerezo bibi biterwa n'aho uba. Icya gatatu, fata amafaranga make ufite uyakoreshe neza. Urumva ukennye? Nta kibazo, ariko waba uzi ko igiceri cy'ijana kigira umumaro munini? Shyiraho gahunda, 100 urizigamye buri munsi, mu kwezi waba ufite 3,000. Ntugatekereze gutunga 1,000 ngo utangire gutekereza nk'umukire. Banza utekereze nk'umukire, noneho uba umukire koko. Jya utekereza kuri ejo hawe buri munsi. Buri gitondo wibaza uti ese uburyo mbayeho buzangeza hehe mu myaka 5? Niba igisubizo ari ubwigunge, ubukene, ipfunwe cyangwa kwiheba, hindura ako kanya. Erega nawe uzaguhindurira ubuzima utabimusabye. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, hora uzirikana uriho kubw'impamvu. Nta muntu uvuka agenewe gupfa atakoze ikintu gikomeye. None se urabibona? Urimo kugikurikira cyangwa urimo kubyitiranya n'ubusa buri buri? Reka nkubwire iyi nkuru wenda yagufasha guhindura ubuzima bwawe. Yasigaye wenyine ariko ntiyicuza. Yari umusore utuye Nyamirambo, mwese murahazi, ni i Kigali. Yitwaga Eric. Yari afite inshuti nyinshi, ibyo twita umuryango. Barasangiraga, bagaseka, bagasohokana, yewe bari bishimye cyane birenze. Ariko igihe cyarageze ubuzima burahinduka. Papa warapfa, nyina ararwara cyane bikomeye, maze inshuti ze ziramuta zimwita umusaza w'amaganya. Yagerageje kubasanga akababwira ko yabuze amafaranga yo kujya kwiga. Bamwe baramuseka cyane, abandi bamufungiraho telefone, bamushyira muri blacklist kugira ngo atabahamagara. Eric yabonye bimuyobeye. Umunsi umwe yicaye wenyine avuga aya magambo: nibyo ndasigaye, ariko sinsigaye njyenyine, ngomba kuzahinduka. Sinzasigara n'uwo bazi, ahubwo nzaba uwo nifuza kuba. Ku munsi wakurikiyeho yatangiye akazi ko gukora mu igaraje. Yakoreshaga amaboko ariko umutwe yawukoreshaga kurusha byose. Yatangiraga saa moya agataha saa 2 z'ijoro. Buri uko abonye amafaranga make yizigamiraga nk'ufite miliyoni. Nyuma y'umwaka umwe Eric yari amaze kwishyurira mama w'ubwisungane, anatangira garage ye yitwa New Hope Repairs. Ubu afite abakozi 12, akanishyurira abandi bana 3 amashuri. Eric ntiyigeze ashaka kubaho ngo ashimishe inshuti ze gusa, yashakaga kubaho ngo yubake ubuzima bwe. Kandi ubwo buzima bwe bwamuhaye inshuti nshyashya, zitaza ngo zisangire gusa, ahubwo ziza ngo zubake, zigira uruhare mu nzozi ze. Nawe ndakwiginze ushobora gutangira uyu munsi, inzozi ufite zikazaba impamo.
Reka dusoreze kuri izi mpanuro zirindwi z'ukuri zo gukurikiza mu buzima. Ubuzima burimo inzitizi nyinshi, ariko inyungu nyinshi ziri muri izo nzitizi. Buri wese ahura n'ibigeragezo, ariko ni amahitamo yawe atuma ugera ku ntego zawe. Dore impanuro zirindwi zikomeye uzajya uharanira mu buzima bwawe kugira ngo ugere ku byishimo n'intsinzi. Ntuzirebeho ku mibereho yawe none ubayeho cyangwa kuri bene wanyu, wowe fokasingwa ku ntego zawe. Abantu benshi barakurikirana abandi, bagusubiza inyuma, baguca intege uko babonye ushaka gutera imbere, ariko jya uharanira kuba ikintu cyiza ushatse kuba, atari ikintu cyiza abandi bagutekerereza. Ibitekerezo by'abandi ntabwo bigomba kugena aho ugeze urugendo rwawe. Iya kabiri, hora usenga, hora ukora. Ubuzima ntabwo ari ugutekereza gusa, ni ukwitabira ibikorwa. Isengesho ni imbaraga zawe hamwe n'ibikorwa bituma umugisha ukugeraho. Niba ukora ukizera ni ingenzi, nubwo ibigeragezo bigutera ubwoba bizagutwara ahantu heza. Gatatu, ntukagira amateka ahungabanya ubuzima bwawe. Ibitekerezo by'umuntu bituruka ku buzima bwe, ariko si ukubyibuka gusa, ni ukumva ibyiza bizaza. Gira amateka kwigisha, ariko ntugaharune ubuzima bwawe bw'ahahise. Icya gatatu, ufata icyemezo cyo gukora buri munsi. Nta kintu na kimwe kiza n'ikindi iyo utagerageje. Fata ikintu cyiza wifuza kugeraho kandi ushyiremo imbaraga uko iminsi igenda. Buri gikorwa cyose cy'uyu munsi kigomba kugufasha kuba ikintu cyiza cy'ejo hazaza. Icya nyuma, kubaka ubwiza buzira umubabaro. Ntugatinye gusaba guhindura imyumvire mu buzima bwawe. Niba wifuza guhindura aho ugeze, fata icyemezo cyo kubaka ibishya. Ngaho rero, iyi ni inkuru yawe nari nakugeneye. Komeza wiyemeze gushyira ibikorwa byiza imbere kandi wifuza kugeraho, kuko hari amahirwe menshi imbere yawe. Urugendo rwawe rw'intsinzi ni rwose, kandi ruzatuma ushimishwa n'ibyo wagezeho. Kora ibyo ukora, hanyuma ube intwari. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi uzanshimira nyuma. Isomo ry'ubuzima, Rwanda Event TV.